Mbifuriza igicamunsi cyiza rero nshuti bakunzi ba Kedi Official, ndabasuhuje kane mbaha ikaze muri aya makuru agezweho rwose yo ku gicamunsi cya tariki 17 z'ukwezi kwa kane umwaka n'ibihumbi 2024. Birumvikana nk'ibisanzwe rero mutalamu wanyu Ritadi Kedi ngarutse muri studio kugira ngo mbagezeho amakuru uburyo maginga ya situation imeze. Birumvikana hano hakurya muri Kongo Kinshasa, by'umwihariko muri intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni Nyakajanga ngira ngo ni imwe muri ni tumwe mu duce tugize territoire ya Masisi, niho haramukiye imirwano ikomeye cyane hagati ya M23 ndetse na FARDC. Birumvikana iyo tuvuze FARDC burya tukubwiye cyitwa coalition yiganjemo yitwa Wazalendo, yiganjemo yitwa FDLR, yiganjemo yitwa SADC. Uyu munsi rero ngira ngo kuva mu masaha mu gitondo isasu riravuza ubuhuha muri ya misozi ya za Nyakajanga. Hanyuma kandi turaza gufata umwanya dukate mu kibaya twikoze za Rwindi, twikoze muri access zigiye zitandukanye. Icyo nakubwira nuko mwabantu mwe amakuru yo kuri iki gicamunsi nyamuneka ntimuze kuba mwayacikwa, kuko muraza kumva uburyo witwa Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, ni president w'ikigo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yamaze kwemerera FDLR zimwe muri territoire mu gihe cyose mu byukuri yaba mu byukuri ngitsinze M23 cyangwa se iyitsimbuye muri intara Kivu y'Amajyaruguru. Yavuze ati rero wowe General Hamada, wowe General Omega, muraramuka mukubise M23 mukayikura muri eneo zayo rwose. Izi territory cyangwa se izi territoire yaba Masisi, yaba Nyiragongo, yaba Rucuro, nzazibaha muzitegurireho ibyo mushaka ko mu byukuri byose bikorwa, cyane cyane harimo no kuza no kuba mu byukuri mwategura umugambi wanyu kuza gutera u Rwanda. Aya makuru no rwose turayabazaniye. Hanyuma kandi turaza kugaruka mu Burundi tubabwire muri ya nama turi gukomeza kugenda tubagezaho imwe mu myanzuro agiye ifatirwamo. Icyo mukwiye kuba mwamenya nuko hanafashwe umwanzuro ko nta musirikare w'umurundi uzasubira kurwana hano muri Kongo Kinshasa ngo abe yatindayo. Ni hagati y'amezi 4 n'amezi 6 ubundi misiyo ye ikabira tasya kabadirishwa cyangwa se agahindurwa. Ubingibi ngo ni nyuma yuko abasirikare b'u Burundi bakomeje kwinangira bavuga bati twebwe ntago tujya kurwana hariya muri Kongo, ahubwo afazari mudushire muri jere cyangwa se mudushire muri gereza. Ibi rero mu byukuri ngo nimwe mu myanzuro yafashwe. Ikindi kandi bazamuye icyitwa agafaranga ku musirikare w'umurundi ugomba kubaza kurwana hano muri Kongo Kinshasa. Nabo rwose babatekeje baravuga bati $100 ntacyo zivuze, turaza gukoma handi. Cyakora cyo ntabwo Kedi Official twamenya ngo nangahe cyangwa se bazabongira amafaranga ngahe, ariko amakuru dufite nuko mu byanzuwe muri iriya nama rwose yabaye ku munsi wo kwa mbere kuva ku isaha 5 ikagera ku isaha 3 z'ijoro, nuko banzuye ko n'ikintu kijyanye n'agafaranga nacyo rwose kigomba kuba kizamuka nka motivation. So na makuru menshi cyane rero tugiye kwa duhera hano za Nyakajanga. Murabizi neza ko Kedi Official iba yafashe hasi hejuru ibagezaho amakuru agezweho. Nyamuneka nimugirire icyizere mukora subscribe, hanyuma kandi mugerageze gusharinga video zacu, kuko murabizi ko buriya iyo mwumva ngo Kedi Official ntacyo mwumvamo, ino chain muyiyoboke muyikurikirane. Iri ni izina rya mwenyewe na channel iri muri mugerageze rero mukande subscribe musharinga video zacu, ubundi 5 kwa 5 nyamuneka inkuru tujye tuzibadondosha ku gihe. Ahangaha nta kurekura, tugomba kubagezaho imiripuko hadi mwisho. Niko bimeze. Ni imirwano ikaza cyane rero y'ihuriro rya FARDC na M23 yubuye kuva muri iki gitondo cyo kuri wa gatatu ku itariki ya 17 Mata 2024. Imirwano rikaba yabereye mu gace ka Nyakajanga ho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi mirwano rero yari irangajwe imbere na Wazalendo nk'uko amakuru aturuka muri kara gace abivuga, ndetse akaba ari imirwano yagiye yumvikanamo imbunda ziremereye ndetse nizoroheje, gusa zikaba zari ziganje n'imbunda za muzinga. Urumva hano mu misozi nuko hererezanya no koherezanya imijugujugu y'amakompora mw'abantu mwe. Urumva ko ntago byoroshye muri ibura butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri iriya axe y'ikibaya. Ni mu gihe rero kandi munaza kuba mu byukuri mukurikira icyitwa report ya Isasi na Mageri mu biganiro byacu bitaha. Cyakora cyo muri iyi minsi yitwa FARDC murabizi neza ko iri mu gutegura urugamba rukomeye cyane kuri M23. Hanyuma kandi tubibutse ko situation ya Kibirizi nayo mu gitondo twasanye n'abayikomojeho, ariko munyemerere manze ntumire muvandimwe bya Mungu atubwire uko Kibirizi byari bimeze. Ese mwari muzi ko SADC yabatize ku munsi w'ejo bari bayishize mu nyuguti ya O? Nk'abantu mwe SADC ejo burya mwumvaga iri kurwana hano za Mugunga yakutuye cyane, burya yari ifite amakuru ko bitameze neza kuri bagenzi babo, ndetse ni SADC yagaragaje
gusaba umusada Monisco ibabwira ko itari tayari, ndetse umusada yasabaga Monisco wari uw'indege. Ejo habuze gato mw'abantu mwe, M23 buriya ngo nuko habayeho ko batanga amabwiriza agomba kuba yaturutse kuriho muri komandoma ya M23, ababurifinga ko bagomba kureka ibi bigabo by'ibihashi cyangwa se ibi mercenary kuva muri Tanzania, bakabereka ngo bikavamo cyangwa se bigatambuka, ariko ngo bari babazingiye, ndetse mu masaha saa 3 z'uyu munsi nibwo babarekuye, nibwo baretse bafunguye inzira bavamo. Naho ubundi M23 yari yagose yakoze inyuguti ya O, yahuje yanweje. So maginga rero amakuru dufite nuko habonetse amabwiriza mashya yo kubareka bakavamo, ariko urumva habayeho negociation hagati ya M23 ndetse na UN cyangwa se Monisco. Collaboration ya M23 na UN nayo nayikandagiye, ndaza kwibagezaho mu masaha ari imbere cyangwa se migano byacu bitaha. Mwabantu mwe UN iri hano cyangwa se Monisco nayo ntabwo yoroshye. N'abantu mwe tubabwira tuti intambara irimo diplomasi ikomeye cyane, ariyo mpamvu mwumva rwose n'umusadeke bamunetse agataha amahoro. Ibi byose mw'abantu mwe turaza kuba tubigarukaho, ariko munyemerere manze mpikaze umutalamu Bwana Byamungu agenda duhereza icyitwa idonido, ubundi tuze kugaruka dukomeza n'andi makuru. Yes, ku murongo wa telefone rero turi kumwe n'umuvandimwe akaba umutalamu cyane, inshuti y'akadasohoka ya KD Official. Mwiriwe neza Bwana Byamungu? Kendi. Yes, tugwaye ikaze rwose. No bwa mbere ngira ngo ugiye kuba uvugira kuri uyu muyoboro wa KD Official, tugwaye ikaze. Urakoze namwe ndabashimiye. Hanyuma rero ngira ngo Bwana Byamungu ubusanzwe bakuze ku kinyamakuru cya Free News Time, ariko nanone ukaba uri n'umusesenguzi birumvikana mu bya politike, noneho muri iyi minsi noneho bikaba karusho kuba uri gusesengura cyane cyangwa se uri gukurikirana bya hafi iby'intambara iri guza M23 ndetse na FARDC. Kuri noco ariko twabonye icyitwa mahindura nyuma yuko M23 yari yaracuritse ikibuga cyangwa se ikomeje kugenda yiharira ijambo muri iyi mirwano ikomeje kubahuza n'aba bagabo muri FARDC, ndavuga coalition. Kuri noco dukurikije ibyabaye ku munsi w'ejo, aho aba basirikare cyangwa se coalition ya FARDC yazanye system itarimenyerewe cyangwa se uburyo bw'ubwirinzi butari bumenyerewe hano ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bwana Byamungu, urabona mu mboni zawe ari ikibibuze kuba bihindura ku migendekere y'urugamba, cyane ko M23 nayo igomba kuba yatunguwe? Urakoze Bwana Tedi, kuba ibyo biri bubashe kuba byahindura ku bijyanye n'uko urugamba ruhagaze, simvuga ko hari byinshi cyane biri buze kuba byahindukaho. Wenda ukomeje kuri systemu yazanye n'ababurakawota bazanye kuba batangiye kuba bayobya ibisasu bya M23. Babirasa berekeza wenda hari mu nkengero z'umujyi wa Goma n'ahandi, bakabiyobya ku buryo byerekeza ahandi. Ariko nanone simvuga ko ari systemu nshyashya kuri M23. Uribuka ko ubwo zira ndege za Sukhoi zari zimeze nabi cyane muri bya bihe byashize. Yego. Na n'ubundi M23 nayo nuko abantu batabikurikiranye, ariko amakuru twamenye nuko nayo iyi systemu ifite nayo iyikoresha ibi bibunda bijya biyobya ibisasu, nayo irabifite. Mwibuka ko hari ubwo yagiye iyobya ibisasu bya zirandege za Sukhoi, wajya kumva ngo Sukhoi irabirashe, ariko ibirashe mu ngabo za FARDC ndetse niyo yihekuye. Bivuga rero icyo bisobanura ahubwo n'urugamba rwamaze gufata urundi rwego cyangwa se n'intambara yagiye ku yindi ntera kenshi batari bamenyereye abantu hano muri Afurika, ariko bikaba byageze. Rero ni ukuvuga ngo kuri M23 ntabwo navuga ngo iratunguwe cyane ko wenda ishobora kuba yarabonye aba baburakawota bamaze kuba batumizwa bakaza kutaka ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndumva nayo yarahise ishaka igisubizo cyabo, bitewe nuko iyo hari umutwe runaka cyangwa se kadufata urugero abantu benshi bari buze kuba bakumva, iyo hari ikintu runaka wumva gishobora kuba cyagutungura, tufate wenda nk'icyorezo giteye, ariko abo giteye baba bashaka uburyo bwose bari buze kuba bahangana nacyo. Ni ukuvuga rero kurambagizwa kwa burakawota
barambagizwa na Felix Antoine Tshisekedi ntago amakuru yarayoberekanye no mu kuza kwabo byaravuzwe n'itariki buririyeho indege mu matariki tudashaka kuba twasubiramo ni ukuvuga ngo mu 2023 yari ibizi kandi yari izi system zose z'aba banyamerika. Byumvikane rero nabo igisubizo cyabira byose ndizera ko M23 yaba ifite igisubizo cyabyo. Yes, birumvikana M23 igomba kukivugutira umuti vuba na bwangu cyane ko rwose ku munsi w'ejo byari bimeze nabi hariya mu Bambiro ubwo umuti Z yari yasisiye cyangwa se SADC ya Tanzania isheringa ku buryo bukomeye cyane hariya kuri antenne ya Zamadimba ndetse no mu Kimoka, hanyuma M23 yagerageza kubasubiza bikaza kurangira ibi kompare yari ziko bije kugwa ku Mugunga bikajya kugwa Karenga. So ngiranga ariko tukiri kuri imihindagurikire yazanywe na FARDC cyangwa se kuri uburyo bushya bw'imirwanire ngo bazanye n'impigi rwose ngo zigomba kuba zambikwa kamera zikajya ku rugamba. Bwana Byamungu M23 yaba yarigeze burirwa irengero ku buryo bagiye kwishakisha impigi? Wenda tutarajya kuri izimbwa izimbwa rwose tutarajya kuri izimbwa hari ikintu uvuze ejo aho ngaho mu Bambiro hariya ku makafe n'ahandi hose iryo SADC yari imeze nabi kandi bari bameze nabi n'Abatanzania. Nagira ngo mbabwire ko impamvu bisa naho Abatanzania bari bariye karungu ejo kuva ku munsi ngira ngo wejo bundi ubwo turi ku tariki 17 kuva ku tariki 15 16 M23 yari yagoteye Abatanzania hariya za Kibirizi. Yari yabagusene atari bya bindi byo kuvuga ngo ukugota by'uruhande rumwe yabashize mu kazero, yabashize mu nyuguti ya O, mu nyuguti ya O, ku buryo ejo ku tariki 16 habaye imirwano ikomeye cyane bashaka kuba babohoza iyo SADC. Ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haza itegeko rivuga ngo iyo SADC bararamuka bayitwaye ari bazima cyangwa se imirambo yabo ikagaragara aho ngaho ku bwinshi. Ni igisabo kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo murebe uburyo mwababohoza. Ndagira ngo ngubwire ko haguye abazarendo benshi cyane bari mu gihe cyo kuvuga ngo bari kubohoza SADC yari yagoswe, hagwa ba FARDC benshi, hagwa FDLR, ariko birananirana. Amakuru twamenye kuri uyu munsi mu masaha y'isa 3 nibwo na nubundi ngo oda yaturutse muri headquarters za M23 baravuga bati abo bantu musa naho mubaberekeye mubahe inzira, abamaze kuhagwa abo barahagije abandi bagende bajye kuvuga inkuru. Nicyo cyatumaga ku munsi w'ejo aho ngaho hose ugiye uvuga iriya sharing n'ibiki byose ejo yari imeze nabi, wari umujinya yuko bashaka kumva ko badashaka kumva ko hari ubwo M23 yashira kutangazamakuru ko yafashe umubare wose wa zirangabo za SADC wari waniganjemo Abatanzania barwanaga nk'abiyahuze muri make. Bari yahuraga ntago barwanaga ahubwo barwanye nk'abiyahuzi, bariyahura kuko hagaragaye imirambo myinshi cyane. Niyo mpamvu ejo humvikanye ibitero bigiye mu bice bigiye bitandukanye, harimo n'izo za sharing ku buryo bugiye butandukanye kugira ngo babashe kuba baneteraliza impande zose M23. Noneho aho ngaho irimo irwana za Kibirizi cyangwa aho yazingiye bari ya SADC nabo bumve ko bari kurwana mbese M23 yumve ko iri kurwana mu mpande nyinshi ibe yatakaza nk'ingufu wenda babe babavamo babarekure bagende. Ariko n'icyatumye batabararana uretse iyo hoda yaturutse mu headquarters za M23 baravuga bati mutse n'aba bafungurira inzira ubundi akazi kakozwe, abamaze kuba bavamo cyangwa se bacika bagende bavuga inkuru. Ariko ejo ku mugani hari inkuru twabonye nyuma yuko yari yatangiye gusirikira amavideo ya wazarendo zivuga ko zageze mu bitaro bya Kibirizi, abantu barakangarana baravuga batese bigenze bite M23 ivuye muri Kibirizi gute. Ariko twamenye amakuru ko hari force zimwe za M23 zabagara muri Kibirizi muri ya misozi yakikije uriya mujyi wa Kibirizi zari zagiye gutanga umusada ahitwa Bweranda, birumvikana kari hafi aho ngaho. Bigaragare ko bari bagiye muri gahunda yo kujya kuzingira aba bagabo bo muri SADC. Rwose aya makuru abantu rwose bayizere ko ari ukuri.
oya ni ukuri Sadeke yashaka kugira ngo ize ikubite ihereye muri kiriya gihande ariko M23 irabimenya ni ukuvuga ngo babuze aho bahera M23 haba iyo za Kibirizi haba hano ku ntangiro mu misozi ya Sake haba hari aharwindi aho hose bari gushimashima bikanga byaranze babuze aho bahera noneho Sadeke iravuga iti twebwe tugiye kubakubita tubahereye hariya kumbi ntibazi ko 23 yarangije kuba yabimenya kera irabitegura ibateka zambushi baza binjira muri zambushi batangira guhangana n'igitero cya na fronte ya 23 yari isa naho yije kubazitira ariko barangije kwinjiramo izanguni zose zambushi ziba ziragose zirahuza neza bagiye waruzi ko banahamagaye MONUSCO ngize itanga umusada w'indege n'indege zabijemo nta MONUSCO yaranze MONUSCO yaranze baravuze bati ni haramuka haje indege za FARDC na nubundi nta ikirashobora kuba cyaza kikatanga umusada ku buryo bwihuse ni helikopter kuko haje Sukhoi irashobora kuba yatwasa kuko twagoswe ariko ni haza helikopter byibuze iragenda izashisha za mbunda ntoya igende ikanga haboneka inzira tuvemo hanyuma baravuga bati rwose nihaza helikopter ntabwo iri buhave muri aka gace barayirasa bati noneho murebe uburyo mwatabaza MONUSCO iduha umusada kuko irazi ifite ibirango bya MONUSCO ntibayirase wenda nitangira kurasa barajya gufata umwanya wo kuyirasa no kugira gute twamaze kubona inzira MONUSCO yababwira iti iyo hariho gahunda y'imirwanire turi buhuze ibyo tubijyaho inama hakabaho guhura kwacu tukareba uburyo twabipanga nta buryo rero turi buze kuza mu musada wanyu kandi hari igihe tuza mu ntambara kurwanya M23 ari uko hari impamvu twabanje kuba twayereka mu gihe kwataka ntidushaka ko mwataka musubira inyuma cyangwa ku gace mwafashe mukavemo kubwiza impamvu izi ku bw'umutekano w'abaturage none ibyo ngibyo ntabyo twayeretse M23 barajya kubona ubundi babone twishuye mu mirwano na n'ubundi yandege yacu barayirasa kandi ni koko nibayirasa natwe turaba turi hehe turi mu kinyoma ni ukuvuga ngo ubu ngubu MONUSCO isigaye ijya kugaba ama operation ikabanza ikagira ibyo ibwira ivugana na M23 irababwira iti aho hantu mujye kugaba igitero hashobora kuba hari bwangirikire abaturage n'ibintu byabo aho ntidushaka ko muhagaba igitero cyangwa se ni hahandi rero ujya kumva ngo MONUSCO yivanze muri iyo mirwano kubera ko iba yohereje telegram kuri M23 nayo ikavuga iti twasanze tugomba kuhagaba igitero tugendeye kuri ABC n'ubundi cyangwa se bakababwira bati ako gace mwafashe turasaba ko mwakavamo bijyanye n'impamvu izi n'izi M23 ikaba yabwira iti ntago tukavamo bijyanye natwe n'impamvu izi n'izi zatumye tuhafata niyo mpamvu ujya wumva ukumva nka hariya za Rwindi hari intambara ya MONUSCO yahabaye ntayo rwose hari ibyo M23 yabasurije ababwira iti mujya muri iyi mirwano turamenagurana namwe nguko rero uko batabaje FARDC nako Prito batabaje Sadeke irababwira iti no urwo n'urugamba rwanyu mwapanze mu rurwane nkuko mwapanze mwibona rubananiye ngo bari bwo mujya kuduhamagara nta ndege yacu ishobora guhaguruka birumvikana situation ya Kibirizi yari yagiye icanga abantu bavuga bati bimeze bite ariko kuri rwose mwenyewe bya Mungu agushiza ahagaragara ariko nanone turacyakomeje kuganira birumvikana ni update turi kugenda tugarukaho ngira ngo bwana bya Mungu muri iyi minsi nibwo twabonye witwa Antoine Felix Tshisekedi yongeye kugaragaza ku mugaragaro ko rwose ari kumwe n'abitwa ba General Amada ari kumwe n'abitwa ba Jire Murumba avuga ati rwose muze tuganire ngira ngo hari inama karundura ari maze giri kubera Kinshasa yanatangiwemo akavagari k'amafaranga ariko by'umwihariko ndifuza kugaruka kwitwa General Amada uyu nguyu yahoze ari umuyobozi efira muri Sud Kivu wa za FRN na za yambitwe birumvikana ya bajeva gira icyo tubwira ku makuru avuga ko uyu mugabo rwose hari uburyo Tshisekedi yamuhaye cyitwa isezerano rikomeye uyu mugabo yahawe isezerano rikomeye arihawe na Tshisekedi nyuma y'uko avuze ati General Omega ntawe uhari kubera za mpamvu z'uburwayi bwe tumuzi ko yarashwe Omega ni ndembe yararashwe Omega cyangwa ni Victor
Plutôt Victoire erega bose ni bamwe Victoire kubera ko murabizi ko yarashwe kuri ubu ngubu nawe aracyari Kinshasa niho ari gukurikiranwa yarwariye Kinshasa yarwariye Kinshasa ariko amakuru agenda tugeraho uzi ko dukora mu inkuru z'amakuru zicukumbuye aha gisa naho bamurashe mu rushyi rw'ukuboko ho harimo harakira ahakomeje kumuzambira ni mu nda bamurashe amara barayapfumuye amara bayaciye kabiri rero ubwo ku ruhande rwa Victoire yari yaserukiwe na Omega hanyuma si we wenyine yari yatumijeho bamwe mu bayobozi ba FDLR no muri Wazalendo ngashaka kuba yabashimira byinshi bamaze kuba bakora mu butaka kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahanganye na M23 ariko mbere yuko ninjira ku byabaye n'ibyo yabasezeranije n'iki ariko benshi bakomeje kuba bagaruka bati uyu mugabo udashimira Sadek yatumije kuba yarirukanye SRF agatumizaho Sadek ntayishimira ntashimira MONUSCO imaze igihe mu gihugu cye nubwo nayo yishinja ngo nize ku butaka bwa Kongo ntacyo yamaze ariko byumvikane igihe cyose ntago ariko yagiye iteshuka cyane hari ibyo yafashije Kongo ntago ashimira ibindi bisirikare byaje kuba byamufasha n'ira mitwe yitwara gisirikare tubavuga abo ba Burakawota nabo bariya b'Abarusiya b'Wagner ntabashimira ahubwo agiye gusingiza Wazalendo na FDLR bari mu bwicanyi hariya muri Goma bishaka kumvikanisha ko icyo message yabahaye cyangwa icyo yabatumye bagitangiye bari kugikora icyo abantu bari kucyumva biri kumvikana rwose niba ubwicanyi muri Goma burimo bukabura gukorwa na Wazalendo na FDLR bumve neza ko ubwicanyi buri gukorwa Kisekedi abuzi kandi yabubatumye biri kumunezeza ngira ngo niyo mpamvu yashimiye Wazalendo agashimira na FDLR birumvikana cyane niba tutashimira ingabo z'igihugu cyawe waje usanga waje uba umuperezida uzisangaho ubundi akaba yashimira FARDC agashimira Sadek agashimira MONUSCO wenda FARDC bitewe nuko izi neza ko akazi atari igakora akaba ari igaruka igashimira Wazalendo niko byakabaye bimera ubundi uko niko byakabaye bimera ariko arashimira abo yahaye akazi so rero yabatumijeho ku tariki 14 nibwo yabonanye nabo i Kinshasa ngira ngo ku ruhande rwa Kivu y'Amajyaruguru abari wari uhagarariye Wazalendo harimo uwo bita Komanda Gido eko ndi kumureba rwose w'ibyanwa Kirikico Fred King na Machano uwitwa Machano yes nabonye ari timu nini cyane abitwa babwido bari kwifotozanya n'abagore babo ibintu bimeze neza Kinshasa rwose cyane rwose batembera umujyi bajya ku hehe umva nibe hanyuma muri Kivu y'Amajyepfo bari bahagarariwe n'umusirikare komanda wo kwa Generali William Yakutumba Generali wa Maimai Yakutumba yego hakaba n'undi waserukiye Maimai muri Kivu y'Amajyepfo iyi Maimai ikaba iyobowe na Koloneli Mutetezi nawe yaragiye aserukiye izindi Maimai zo muri Sud Kivu yego hanyuma rero izi Maimai n'izi Wazalendo yazibwiye ko bagiye guhabwa imyanya muri Minisiteri y'Ubutegetsi yampaye bagiye guhabwa imyanya muri Minisiteri y'Ubutegetsi Kinshasa no kugira imyanya muri Minisiteri y'Inzego z'Umutekano Minisiteri y'Ingabo yes unyumvire abo bantu bigiye igisirikare abari bo bagiye kuyobora Minisiteri y'Umutekano
iki gihugu ko numva Tshisekedi ariko se sinumvise bavuga ngo Tshisekedi hari indwara afite nk'imutusha ku bwongo uyu mugabo nyamara ubanza ibintu byarakaze ntitubimenye. oya ntago ari ukuvuga uravuze ngo wumvise ahubwo hamya ngo nibyo afite ututsi two ku bwonko tugenda tugira ikibazo. Umva ko ibintu rwose abakora ntabwo bisanzwe ariko Hamada nawe ngo hari isezerano bamuhaye di. Hamada uranyibukije bamubwiye ko ziriya teritwari uko ari 3. Ubwo ni ukuvuga na Bongo Rucuro na Masisi. Bamubwiye bati mugende murwane muhenerezo mukuyemo amapantaro. Mugende murwane mukuremo M23 ziriya teritwari zirabintizo zanyu muzikoreho icyo mushaka cyose n'ibiki no kuba mwazategura mutera u Rwanda muri kuri urubura butaka mu bwisanzwe mu bukoresha icyo mushaka. Yampaye yarangije kugaba kurumva ibintu bikaze ngayo nguko. Rugamba ndikumva rwose rugiye kuba amahundo cyane ko muri iyi minsi turi kubona bashaka kurwana baturutse muri axe zose dore ko ngo bateguye ibitero bita ngo ni similitane cyangwa se bihuriwe bigomba no guturuka muri axe zigiye zitandukanye ariko ku rundi ruhande tugana no ku musozo ngira ngo urugamba muri iyi minsi rwa Sake ho bikomeje kuba ibindi ndetse n'abarundi biyemeje kongera abandi basirikare ejo hari ngira ngo ni ku munsi wo kuwa mbere nibwo habaye inama ari Bujumbura sinzi niba ayo makuru wayamenye Bwana Byamungu. Ni inama yatangiye mu masaha y'isa 5 izamanywa irangira hafi saa 3 z'ijoro. Inama yabereye kwa komanda kwa CDS y'ingabo z'u Burundi ndavuga General Prime Niyongabo akaba ari inama yanzuye ko haragomba kongerwa abasirikare 5,000 ngira ngabarundi nabo hano nabo baracyafite akazi gakomeye cyane Bwana Byamungu abanone ntibashaka kuva kwizima. Urakoze Bwana Kedi iyo nama natwe mu icyo twita navigation zacu turayifite. N'abarundi nk'uko bivuga badashaka kuba bava kuzima kandi ni n'abarundi bari gukomeza gutakaza umubare mwishara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kuba bakwivuganwa na M23 bapfa nk'intozi ariko nanone n'abarundi bakomeje kuba akenshi bakoherezwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko bivuze muri iriya nama hari ibyo banagiye banasezeranywa kubera ko babonaga muri gereza zabo hamaze kuba hageramo abasirikare benshi ndetse na bamwe mu mbonera kure badashaka kuba baza kuba barwana ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Babasezeranya ko byibuze amafaranga bari kujya bahabwa hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buri kwezi agiye kuba yakongerwa. Agajara kagiye kongerwa ariko nta wamenya none se Tshisekedi uri kuvuga ngo agiye kuha abawazalendo mu imyanya muri za ministeri ntabwo uzi ko yigeze bagitangira yigeze kubasezeranya ko bagiye kuzajya bahabwa umushahara kugeza ubu sara uwo bari babona ko numva bari bupfe bagashira noneho niba bagiye kongeraho udufaranga urumva ni ingorane rwose zigiye kuba ziyongera kuri abasirikare b'u Burundi rwose tuvugishije ukuri ikintu kijyanye n'amafaranga burya mbere bajyaga bababwira kuza muri mission hano muri Kongo bakaza biruka ariko nyuma yuko babonye ko nayo make bari barasezeranye ntayo babona batangiye kugenda bakwipa ndetse bamwe na bamwe bakemera kujya muri gereza kuruta uko baza kurwana urumva rero niba bashizemo motivation ubanza no bagiye kwitanga kuko naramenya makuru ko ibi 5,000 ntago ari zangambonera kure cyangwa se bamwe bakura ku marigara bari bubanze kujya gutreningwa ahubwo bo automatically n'ingabo nyine zisangwa ziri muri mu service zigomba koherezwa nta yandi mananiza cyangwa se kose zigiye zitandukanye kuko ngo battalion z'abarundi ziri hariya ni bicagati niko bimeze ni ibicagate babonye ko nta bundi buryo bwose bashobora kuba bakoresha cyangwa icyo bita igipindi kugira ngo ziriya ngabo z'u Burundi zitakomeza kwinubira kuza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binajyanye nuko twababwiye ko ngira ngo hashize nk'icyumweru twaratanze amakuru ko hari paratuni nk'imwe y'abarundi yigeze kuba yayobera mu cyerekezo cya Uganda. Ibyo ngibyo ngira ngo abantu barabyibuka rero ibyo byose byatumye ubuyobozi bw'u Burundi bugira icyo bukora vuba na vuba kugira ngo butaza kuba bwaseba ko intambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubuyitsinzwe. Niko kuvuga bati reka noneho tunyire mu magereza n'ahandi mu bigo ibyo ari byo byose tubabwire ko
ahari amafaranga bagiye kuzajya babona yiyongera kuyo twari twarababwiye. Nanone kandi barababwira ngo nta musirikare uzajya urenza hagati y'amezi 6 n'4 mu rugamba hariya muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, azajya aba yasimbuwe agarurwe mu gihugu cy'u Burundi. Iyo nayo ni ingingo nshya, nuvuga ngo ibyo kugenda, nuvuga ngo ukubise y'amezi 4 azaba afite garanti rwose yo kuba agiye gutaha ari muzima, cyangwa se 5 cyangwa se itariki ya nyuma niyo n'amezi 6. Inama yari izimbye, tuzagenda dukomeza kugeza ku bakunzi bacu imwe imyanzuro yayifatiwemo. Bwana Byamungu, ngira ngo niba nta zindi update twakureka rwose ugakomeza na gahunda zawe, ariko ku rundi ruhande nka KD Official tugushimire cyane. Yego murakomeze, ndumva nta zindi update uretse gusuhuza abakunzi ba KD Official, kandi tubabwira ko tuhababereye igihe cyose. Nibyo twiyemeje, tuzajya tubagezaho ikiri update cyose mu buryo tuba twabashije kuba twaronka amakuru nkayo abacukumbuye. Urumva nk'ibiba byabereye muri izo nama biba bigoranye, ariko turagerageza tukamenya byibuze wenda mu bikeya byabashije kuba byavugirwamo. Ngushimire cyane. Yego nawe urakoze bwana KD.